Nago nari imbazi kweri Jaras kuko tuziranye buri uriya muniga ngo ni papa cyangwa wari umuzi nago uriya niga mwahura ngo useke papa ntabwibone ihagaze nago bibaho nago mwahura ngo nago waseka ndabizi neza wallahi kuko ngiye tugihura uhita winyarira none se nago bizi ko ari ubwibone buremereye papa ndabizi inyenyeri igomba kwaka jubabwira sha mungu wanje jubabwira Nibutsa ahantu mperukana wenda. none si zindi mbindi kikibwiriza ibihingi b'imihanda mwana nkubwira iti niki diri imihindi yenyemirembi yise twiriye ifishi bababwiza ukuri n'iki ariko icyo gihe ho nari ndemereye cyane kuko nabari abatipe nabo bari bataratangira kunyunya ku mufungo donc no kuvuga ngo ngiye natangiye kunyunya umufungo bakoraga muziki ari n'abaniga banje urumva bambona ariko ngiye namanukaga Veni Police nko kubisima wallahi bushara gahita ambwira ngo kidama we shash kavuga ngo ingumani ngo Sky tumupfana iki Sky tu then no umuvandimwe wanje iterambere ariho nta kintu rimbangamiyeho biranshimisha papa do boy niyo yakanyase Petini n'umwana mwiza cyane ntago ajya arya wenyine kubera ko ni gang yanjye. Alright, hanyuma ngira ngo abakunda Jaras Official uyu munsi mube 5 kuri kino kiganiro kubera ko nakiriye umuntu ntekereza ko 100% mugiye kuba entertained kuko ndamuzi n'umuntu ntimwahura ntuseke iyo niyo karite ya mbere iya kabiri ni umuntu uzwi muri Kigali no mu ntara hafi ya zose z'u Rwanda kandi akabazwe papa bukoro subizi ko bwakibone urumva umuntu uzi uyu mugabo aramuzi nawe rero niba utamuzi bamaso wallahi bagomba kubona umurongo mukuru Kidam yola hari haciye kinini cyane wallahi long time my bro long time kabisa yabana n'ubwibone burya duherukana turi UG ndabyibuka 2010 na kangahe bro nyibutsa 2014 twagiye gushya hagurumanye wallahi turi kumanuka turi za Entebbe wallahi hagurumanye turi kuri swimming papa ndibuka ko twahuye mu ijoro ry'umugoroba uri mubi ni bwabwibone nagubona ko ndi papa webse nagubona ubwibone musirika niko abantu bazi Kidam bazi ubwibone barabuzi papa mukuru ubu ngubu n'ubwibone tu oya ni relax kubera ko urumva niki ubwibone bwo ni ibintu biba biremereye cyane kuko kantu wateretseho nyine nta bintu biba birenze urumva ni kaga single n'ikimi imbere buri urabizi nta bintu byinshi bitukubita umuntu ipata ni bwa bwibone ni gapsho nta bintu byinshi kubera ko twebwe zirivugira swag no bizi papa mukuru iyo kabutura yo ni bwa bwibone impamvu ni kugira ngo bihereho nuko nzi ko nubundi mu cyangwe uri umusaza ni sogokuru singe sogokuru niwe sogokuru wacyo ubwo niwe wabyaye papa cyangwa urumva then nge nta nubwo nari nanabaza abo baji bro nago nari imbazi kweri Jaras kuko tuziranye buri uriya muniga ngo ni papa cyangwa wari umuzi bariya nabaniga baje nk'iyagatera nge nta nubwo nari nzi nose papa cyangwe donc araririmba muziki we njya nkumva then tujya twaranahuye tujya duhura sometime n'iki ariko nago wambwira ngo nago uriya niga mwahura ngo useke papa ntabwibone ihagaze nago bibaho nago mwahura ngo nago waseka ndabizi neza wallahi kuko ngiye tugihura uhita winyarira none se nago bizi ko ari ubwibone buremereye papa ibyo bintu se byari by'abamana atari ikintu cy'igikabyo wari wahura n'umuntu akinyarira wallahi nago ndahura n'umuntu wallahi nintangira kuvuga ngo abure guseka izina ry'Imana no kugenda birabananira none ngiye hari n'igihe nihurira n'umuntu nkabona yakwamye abaniga bo bose twaranganye ngo iyo kiyageze ahantu ngo hari amashoringi ibyana bita byinyarira ngo bigahita bitwanga Jaras umuntu yari bwagwamagare ngo mujye gusangira wallahi irahari gahita ribura kandi ari uri kurya n'ingodo wallahi yareba wevuze yanjye yareba umuconga akavuga ati none huriya we mbabarira abantu ubwoba buhita bubica mbabarira ubababire bose nta n'umuntu ukingurira n'agacupa 10 urumva ngo iyo mageze ngo bita ngo hahita hakongoka wallahi barinyarira abana kuko umwana cyumva Mike mpagaze ahita avuga ati ubundi uyu niwe nabuze niwe muganga yanyandikiye ni bwa bwibone Jaras none se aka kantu wateretseho ndabizi kutajya wambara utuntu tudafite inkomoko donc urumva n'iki buri umudesigner naga ajya yiburira urumva nk'ubu nagukubise gapsho ya black n'iki mita ngukubita n'akagapuri karimo aka black diamond n'iki ni bwa bwibone nago uri kukabona ndi kuyoka ni rya visi nubizi ni bwa bwibone kuri wa mucongo bita bigwaho hagahita hagurumana ibyo baza bambwira wallahi rero kamubwira nge nkuzi kera ariko mbona
umuntu udasaza mani. none se meni nasaza gute man? Amavuta niyo barya, amazi barayafurisha bakanayakoropesha, ariko twe turya ubuto. Ntabwo ubona ko buri kungaragaraho man? Swege ntabwo ziburaho zigaragarira. Nese ubu ku mucongo ntabwo uri kubibona, ingagari zarinyariye ziba zimbaza, ariko se niga n'iki kira mu mutwe. Nkazibwira ati se ngiye nshyiramo iki n'ubundi ko nta black shampoo ntera na salon yo gushesherezamo ko ari ya Truwasa. Ubwo babazi ngo nagiye kurya imicongo za Kigali hate, meruka yo ryari se sha shoko zahagaze ubisi. Kidam ariko reka ubwira umujyi w'amashow, umuntu uzi show zi Kigali azi Kidam. None se wallahi ubwo umuntu utanzi ninde jonyine. Arakantu ko wambwiye ndumva niho gatangaje. Wambwiye uti njyewe njyana n'umuniga afite umufungo we iraharika mu bana irikanga kubera mpari. None se Jaras wallahi ntabwo uzi ko hari abaniga batigirira icyizere. Nigaraguhamagara akakubwira ati Kidama ngwiramo dore haragurumanye. Ngiyo mageze imitima ihita itangira kubarya. None se sha mwana wa mama ko nta n'icyuki wallahi mba nanabwiye ngo nanagigiye kubizi n'ubundi ubuko nononge nibereye baby cake. Hasi ubu ntabwo ubona ko ndi baby cake. Baby cake sugo ni umuntu umeze. Baby cake nyine ubwo urumva byarenze no kuba mwiza, ahubwo ubu noneho nibereye nka cake iriho na creme. Ntabwo ubona ko creme ziri kugaragara mu mutwe. Gura na shori ihita ishaka kuri gato. Wallahi burinyarira kubera ko nubundi wallahi izina ry'Imana na diaspora ngo ziramaje. Ubundi se urabona Swege magaza ari izi Kigali papa. Wallahi ubundi nagakuye kuba niberere Santos wallahi, ahubwo noneho visa niba sinzi impamvu visa ntayibona sha. Barandogesheje sha papa. Kuko baba bavuga turi ya muhungu usa gutya Kigali none yageze state byagenda gute, nawe ibaze iyo foto. Akaru kagafosi kameze fresh agasogisi ni muri black urumuntu. Oya nubwibone kubera ko nk'iyi fosi urumva hari amabora bari unique. Urabona nk'iyi boro ni inzungu urumva. Urayibona nubwibone urumva ya fosi z'imyera abantu baraziharaye cyane. Buriya umudesigner man umuntu wabaye muri Stempo nagajya yiburira papa mukuru Square. Niyo mpamvu nkubwira ko ndi sogokuru. Nirababona kubajije nyine n'inyago numve niba uzi nka papa cyangwa Skype uko nabo babibaye. Urumva Skype twarabanye ariko ndakeka abantu benshi hari igihe nk'umuntu abona interview akavuga ngo wenda uriya muntu arashaka kuzamukira kuri runaka, siko bimeze. Kubera ko nge Skype nawe arabizi, nawe niyo wamuhamagara akakanya ugahita ushyiraho telefone umufana yabikubwira, kandi nawe yakubwira ati ako wagerageza. Wallahi wanagerageza rwose Jaras. None se Skype niwe wanyihakana ko kubuwe nanga bisi ko ndi sogokuru. Wenda ngira ngo mwiyibukiranyeho gatoya ku mateka. Abantu badukurikiye babyumve nk'umuntu mwabanye kuko urumva uri sogokuru, ariko nyine wari kutubwira uti ni kakiryo ni bwa bwibone. Ndabizi neza ko niyo karite ya Kidam. Wowe mumbarize niba hari umuntu yigeze abona n'umucongo nk'uwanjye, kuko none se ko u Rwanda rwose nararoyajije kubera ko barakubwira turi ya muhungu ahora ku mucongo, kandi koko nawe wareba ibyo bintu ukabona ni ibintu bitabaho. Sky 2 bite ni sawa man. Ubu ngubu turi live mu kiganiro ndi kumwe n'umuntu witwa Kidama, uramuzi? Ndamuzi. Ewana yashaka kugusuza nk'umuntu mwabanye ewana ku mihanda yose. Ewana kabisa. Akira muvugane gato. Yo waizi none se sha musirikare. Shadore nanjye umuhungu aba yambwiye nyuma y'imyaka myinshi twibereye Kampala duhurira Kampala. Shadore niki niki ambwira ataka ubwo ngubwo koko niki nagushaka ubwibone ko bugaragara. Uyifata ibigomba gutambuka ruzungu, none se ubwibone niki sha? Ntago bizi ko ari wa mucongo nk'umuhungu wa dirisha papa. None se sa ninde upfuye? Ngo hahiye dore haragurumanye ngo nanjye ngo dutangaza amakuru narijemo. Umva pfusha nyine urengeze niki kubitire mu gafuka ruzungu. Oya ngemba ngira ngo wenda n'umufana azabyumve ko uri babalawo, ariko na sogokuru nawe agihari. None se narapfuye sha papa. Wallahi dore Jaras none ifoto ari kumereza nimwe y'ubwibone papa wanjye, kuko none intebe nicayeho ngo iki papa. Iyo wevuze nk'iya Pididi agomba kuyigaragaza, izo wevuze ni wowe na Pididi na Eko ni muzifite mu gihugu. Ntago nyumvira ko uri papa mukuru muhungu wanjye, wallahi reka hagurumane. Yawe ni yawe na Pididi n'umuntu bita Eko ni ku isi nimwe muyisigaranye. Umucongo wawe ndawuzi ewana ni 3 ku munsi. Neza cyane papa, wenda ari umucongo wawe ni 3 ku munsi kabisa. Ubu noneho byabaye 6. Ngaho none se urumva none wataraje guhira rimwe. Sha papa do boy we nanjye dore niki Jaras nyine reka bikore ndebe niba nanjye wallahi niki urumva ntago bizi papa. Ndabizi inyenyeri igomba kwaka ubabwira sha mungu wanjye jye ubabwira imyaka ahantu mperuka nawe. None sisi zindi mbindi kikibwiriza ibihingi b'imihanda mwana nkubwira iti niki diri imihindi y'imirimbi yisi twiriye ifishi. Bababwiza ukuri niki nyine. Wallahi umva. Yewe. None se nya umusaza yarari kumbaza tese Sky tumuraherukana mise mubwira nese ubwo nago uri kubona amabya mico the best ko umuntu aba yamutwikiye.
mbese ntabyo hasi ubu koko ni iki watabona ubu tujya dufata natwe tujya dufata za mikorofone z'abakangurambaga bo muri karitsiye tugenda tuvuga ngo mwabonye ibi n'ibi wallahi babwire Jaras na wallahi muri studio ndi gukora kuri album yanjye bita Kigali yambanye bombo ndi kurekura ingoma yanjye bita Urunana biremewe papa mukuru Urunana bagomba kurwumva bangarambe barazimye bagomba kumva ingoma bita Urunana shani ingoma yanjye iri kuri album yanjye bita Kigali yambanye bombo papa reka nkugarukire remix nk'umwana w'igisenyi suzi ko umwana w'ibugo yakubwira ngo glangu ngo turabona na swari ndayona kandi akaza kubwira ngo ibyo wabwenge nibyo bituma umwana agira gahenge ibyo byabwenge nibyo bihubwenga gahenge holari kenshi papa top yo papa top boy banzu bakome wallahi nanjye reka mbanze nite ku muhungu mbanze muha ikintu biti kiboneza mvugo reka mubwile konga cyane akira nguhereza umuhungu mukuru Sky tu asante kutwitaba wana nagira ngo umusaza gusuhuze yari kumbaza ati ewana asante baba much respect ntago bizi se wabibajije umuhungu wako se bunani happy ntago mwakoranye none se ubu ngubu umuhungu w'ikigali utazi ki ngahibaze wallahi Bugande ntago twari turi kumwe turi kwikaraga wallahi uzi ukuntu nkumbuye za brushette za hahandi mwana nkumbuye brushette z'imbarara nimugoroba umuntu avuye muri bisi wallahi passport yanjye ntago uzi ko bayibye ngiye gutega indege wallahi bagahita bayinyiba sinagarutse muri bisi nubizi indangamuntu zari zikemewe gusa iyo ziba zitemewe nari bugaruke i Kigali gute mwana bari bumfungire ku mupaka kandi nabyibutse koko igihe wari wataye umutwe urumva twagiye munyonyo dusanga huzuye nibwo twahitaga dutega hapahita ambwira ati reka twigire noneho kuko urabizi twabaga na Jana Nkumbi Stella Entebbe Road uri stadium sajya cyekiri wa mwana ugambye kimusajya ndi urunginyo umva excuse me umva bro man nukuri kw'Imana nuko wenda umuntu agenda akipowera n'iki ariko ubwibone ntago bwarangira kubera ko wallahi none se ubu ngubu hari umuhungu w'i Kigali wava muri diri ntago bibaho urumva nanjye still birenze kuri ba papa cyangwa aramuvuga ngo mwamikazi wacyo ngo ariko sogokuru ni kidama man kubera ko nukuvuga ngo ngewe ntago nkukubita ngo nkukubita ibintu byinshi then urabona ukuntu mba natayeho urumva ni bwa bwibone mba nagukubise nikabutura men turi muri sama nabyo byibuke nubwo natayeho gapisha ariko imbere harimo isengreme ntago uri kubona iyi pinki ndi kuyibona wallahi ni amabara sisi cyagwagwe muzikure urumva ni bwa bwibone kubera igihe tuba tumaze muri game ntago twazambara bya bintu umwana umushinwa yarananiye wallahi ntago nakubeshya papa izina ry'Imana wenda nge nkambara ari kamwe ariko nambare mutumba mzee unakuaje mwanangu wewe au sio ni mutumba si tu kwa watoto wa beke mzee wangu wewe mani na zake mbina zahe barashya none se Jaras ni tutaririye sho cyumbabarira umbwiza ukuri wenda nubwo icyorezo cyaje kikatuzitira niki ariko wallahi urabize turi mu bahungu bikaraga Jaras hari summer festival nimwe wagiyemo ntusangemo abahungu babaga twari turi kumwe aribwo nakoraga accident cyagiye mfite yakunama yanjye imwe yamaha menuzi mpaguruka i Kigali wallahi ndabyibuka navuye ku nkunda amahoro hariya nkorera market navuye saa 4 z'ijoro wallahi nayihaye ikiboko nageze kwa Nyirangarama wallahi umuniga nabonye muri range arambwira ati Mr cyakora niho ugiye kurya sho ngo wamba bari ukama umunyenga tukagurana naramubwiye ni niga umva nkubwire nge n'ubwibone nubwibone papa wanje iyo moto harya ni iyihe bayita kunama mzee iyo moto ndabyibuka rega uyifite hariya ku Gisenyi bantu bari kuvuga basaze wallahi ndi gutera izo bita try ndi gutera try wallahi bahuruye urumva kubera ko bwari ubwibone ndibuka icyo gihe nari nambaye boxer gusa kubera ko kuri beach ntago tujya twambara mani ngenda gukoma ibyo wanzanira byose ndagukoma hari piscine nimwe y'i Kigali tanzi ntago usiko ndi umwana wo kumaye wallahi cyane Jaras miss myinshi wallahi cyakora izina ry'Imana nanjye nari ngukumbuye nari wikaraza wagiye nka za Kongo kwa kuntu wikaraga urumva twebwe urumva show bitewe n'urwego umuntu abagiye agenda ageraho kubera ko tuba turya show z'aba glass iri high level cyane urumva niba ngiyewe nshobora kuba nambika manager cyangwa mwungirije wa Grand Legacy abahungu banjye bose abakapo banjye ababoss banjye za Hilltop urumva n'abantu banjye bana urumva hari urundi rwego nge ndiho urumva
don niyo mpamvu ubona ariko nanabira ntekereza ko kuguma gutyo ku cyangwe uri class usa neza gutyo nzi ko ari cyo kintu witaho ntekereza ko ari bimwe mu biguha abakiriya benshi ya kandi bari urumva class wallahi ntago ari ukukubeshya iyo umukiriya yinjiye market wallahi akibona uyu muconga ahita yinyarira wenda ubu stili ni iki nuko urumva kuko ntago waza ubwira umuntu gucuruza imyenda utayambara nibibaho kandi barakubwira ngo swege za mbere zihera mu mutwe kuko uzarebe wallahi niyo babafatiye mu kavuyo bya bindi badufatiraga muri show wallahi umuntu wese waje aho hantu kureba niba hari umutekano arabanza akareba ku mutwe akireba ku mutwe ahita avuga ati bariya niba abana bo mu ngagari baje kwirira umufungo wabo wallahi ngiye izo kesi nizijya zimfata ako Jaras ubu ntago mba ndi mu bahungu bitwaye neza i Kigali iminsi yose umbura wari bwumve bakubwira ngo kidamari mwishe ni papa sweg psycho Psycho ntago nshobora kuyambara kubera ko twebwe ubwibone bwacu buri hejuru cyane ntago naba nambika deje wa Prime Insurance ejo ngo yumve ngo kidama ngo bamufatiye ngo muri show niki umuhungu mukuru sogokuru urumva amaze kugera ku rundi rwego mu cyangwe urumva papa umunwa wo nuwanjye urabizi kubera ko nge ngera ahantu bagahita bambwira ngo ngo reba uno muniga wallahi ngo kose mani ngo bareba niga bakuryana ibiceri ngo wallahi ngo ko batanakurenze nkababwira ni ngenda babitse no kugaruka remix wallahi reba PDD bro ukantu kitaho papa umukwaferi wanjye we naramubwiye ni Mr niwe muntu wa mbere ugomba kurya yanjye kuko nge nibereye baby cake nakomeje kubikubwira ko ubundi baby cake wari baby cake kabisa ndabona wasizo creme mbona ubonge mzee nubona creme kwiri kungaragaraho mba numiwe man wallahi wanakinyarira reba nawe biba byagusekeje kandi ibaza abantu bakugeza imbere ariko ibaza ubona kidama nyuma y'imyaka 5 nkine ntiyari igiye gushira cyangwa 5 tutabonana wallahi nawe ugahita winyarira wallahi none se nakubonye mu mabia n'ubundi wari wabikomojeho ya mico biriya bintu se byaje kuza gute nyine nyuma urumva still ni iki ndabyibuka Sky 2 yarambwiye ati kidama tubonane dusangire ndabyibuka hari kuri anniversaire ya Kamaro mu minsi yashize tujya kwa Kamaro rwa Rutabura turasangira tujya muri after party kuko twageze iwe urumva muri ibi bihe bya COVID-19 ntago nyine n'iki ibintu by'akavuyo byemewe tujya ahantu twari nka 5 twagiye dusigamo metero tujya gufata akantu ko kurya n'iki urumva twari tuvuye kwa Kamari we mu rugo tugira ngo nituze kwateza ibibazo nibwo mico yahamagaye Kamaro aramubwira ngo ndi kuri bahita kuri uriya muhanda w'amabuye uzamuka wa Bauba kuri Green Corner za Green Corner nyine ujya za ujya kurya nyuma kwa ujya kwa kuri Sun City kwa then nibwo twagiye nyine urumva mico nawe ni umuhungu wacu niki urumva nawe akibona umuconga ahita yinyarira agahita avuga ati ni mumbabarire urumva kidama mujye mwishusho kubera ko urabizi nawe namukomye cyangwa igihe kinini urumva urabizi byose bariya ni abantu bacu niki kuko amashusho barayazi niki busubu hari umuntu utarambonye mwishusho wallahi si ukwikina niki ariko ubwo umuntu warebye Superstar Social ntagazi kidama urumva umuntu warebye mpaka ya Bruce Melody na Jayce ntagazi kidama wallahi no foto nibwo bwa mbere muri kuyibona barebe neza wallahi ni bangale sana grawangu ni wa undi ntago nigeze va mu industry ntago nigeze nyivamo then ukuvuga ngo habayeho kuba show zifunze ibintu nk'ibyo urumva abantu benshi twagiye tuburana n'iki hari no kurugira gutya bimwe byacu akabiriti bakaba barakakuzinguye imihanda nayo urabiza abahungu baba bameze nabi femba ni nyinshi abantu bose ntago babona ubuceri bwo kurya n'iki muri no misi nibwo nari maze imisi nari online ariko amakuru mbanyakurikiranira hafi kuko nangiye mfashe na telefone y'umuntu nta kindi kintu mita nkora Jaras mita njya kuri media ngahita ndeba uko igihugu gihagaze kugira abakiriya muri diaspora ngo basuhuze abapeti banjye ndabafite baba diaspora kabisa ndabasuhuza cyane abapeti banjye bari za New York City bakado abapeti banjye bari USA ba job respect kabisa n'abandi abapeti banjye bari Sudan bari Juba bana respect kabisa nabo bahora babimbaza kidama ko tutakubona media bimeze bite ariko wallahi remix naje wallahi papa mukuru cyakora wallahi uyu munsi wallahi ugomba kungira neza n'ubwibone reba wallahi kidama kumuhamagara nka job nkaza kuganira n'umuhungu mbabarira biraremereye cyane biraremereye bro biraremereye sana hanyuma uri umwe mu bantu nzi bikaraze cyane muri no mihanda mbwira nk'umwikarago utajya kuva mu mutwe akantu nyine handi wenda niba nasozajemo ukazirenga ko nturayambara ariko nyine hari akantu uvuga uti nyibukija bijyanye no kuba wenda umuntu yahura na sozi kamwakira ni byose nyine wenda akantu wumva watubwira ka interested ka story yawe urumva uri umuntu nzi ari Kibuye ari Kibungo ari Nyagatare ari Rusumo ari Rusumo ari Rubavu nzi ko Musanze ni kidama wallahi
urumva rero iyo myikarago ntibura mu zaso oya so meruka yambereye mbi ariko nyuma yaho nkaza kuba nari ndi kumwe n'ikundi y'abantu bari bihagazeho cyane kuko nanjye sinari noroshye nicyo gihe nkubwira nari mfitiye kunama yanjye nagendagaho Yamaha urumva ifata 220 ifata nka 300 ingahe ifite umuvuduko mwinshi cyane urumva show duheruka ya Summer Festival yabereye Ibugwe yabereye Gisenyi abantu barayibuka cyane urumva papa mukuru nibwa bwibone nakomeje kukubwira nibwo nafashe bike kuko abakiriya banjye urumva iyo show igiye kuba noneho akenshi nk'iyo biri muri Summer abakiriya nyine baba baduhamagaye kuko twe dukora online urabizi ntago turi kuri rwa rwego rwo guhagarara ku masoko ngo duhamagara abantu ngo ngwino tuguhe imyenda then niyo naba ndi mu kavumo umukiriya arampamagara akambwira ngo ki nkeneye style zirahari ibi ngiye nkahita mpanga akazi nkahita manuka nkamubwira ngo boro zahageze bivuze ngo bitewe n'izina mfite niyo naba niriwe mu kavumo narya urumva atari intera ikomeye papa urumva rero ikintu cyambayeho gikomeye Jaras muhungu wanjye wari umbuze akaguru kari gacitse urabona mfite inkovu hano ntoya ku kaguru ariko Imana yarabikoze cyane kubera ko buri urabizi nubwo tuba turaba mu ngariste kwikaraga wambaye box oya ni bwa bwibone niyo mpamvu nose niba nkubwira ngo nubwi ako hari undi mwibone wigeze ubona i Kigali tumeze kimwe singiye mwibone uzi niba umanuka ukajya Buganda ukajya Entebbe ukansangayo hani scrub ni mugoroba tukabona nkubwira ni dore niki haragurumanye duhura umbwira ate se Kidama nawe wahasesekaye i Kigali ninde wasigaye ubwo ngubwo aho ntazi ni hehe mbabarira n'ukuri kwima ubundi bafunze ngiye kwigira hehe Mombasa ubundi niho nari nigiriye nayo niboneye diaspora yambwiye ati ngwino oge n'ubundi urabizi navukiye KMB urumva urabizi ko navukiye KMB navukiye kuri douane muzee urumva umwana wari indugu wabo mbwira iki uzo ubwenge tugira shamba barira harahiye uvukiye douane navukiye kuri douane KMB aho biti mururu urumva ubundi niyo gakondo kuko abenshi niba bana nazi street niki nubwo tuba twaraje Kigali nyine abanyakigali umuntu akabafata niki ariko nago wakihakana iwanyu nge nago ndi muri babakoboye ibihakani wabo urumva niki vie wanjye ari hariya urumva vie wanjye ari hariya KMB mama wanjye Iburasirazuba niyo mpamvu nakubwiye ngo twebwe n'ubundi ntago tuba dutwika i Kigali gusa urumva niba umuntu abonye interview ya Kidama ni bimwe nakubwiye nagarutseho eskize gato hari ibintu warumbashije ndaza kubigarukaho niba ngiye umuntu uri boda ambonye kuko abatipe banjye babatwara amasamuterera batwara amakamyo abajama banjye bari muri Select bari muri za Matunda bari muri za Stella bari muri za Excella ebana baranzi uwashyiraho urushinge yose yakubwira tuye umusirikare turi kumva wallahi n'umuhungu wacu zuba bukaba buranzi Igisenyi nkaba naragiye mpajya kubera show niki kubera ko niki kagiye gafatwa urumva iryo zina ribarizwe niyo sura subwa mbere bigaragaye niyo mpamvu rero n'impinduka zabamo kubera wenda diaspora zagiye zibidukorera ntago byatungura abantu kuko n'ubundi niyo amafoto aba yarakenewe square papa niko bimeze uranyumva neza no kuvuga ngo abantu barambuze rero icyo mbasaba nagarutse remix Kid the Bible ndahari wallahi nagarutse kubwibone papa ndabakoma Kidama hari ikindi kintu risobanuye urumva then urumva buriya sinabyiza nanone kwiyorobeka cyane kuko urumva tuba dufite amazina ma AKA ariko tuba dufite n'amazina yacu ubundi ngewe donc sinzi niba ari ngombwa amazina nayavuga urumva nitwa niyo nkuru Damas urumva rero iyo umuntu atabiza agira ngo Kidama niryo niyise ariko urumva abantu b'icyangugu kubera ukuntu bavuga Damasan none abantu bahariya East kwa Meri n'abanyakigali bakavuga Kidama none w'abanyakigali abaryogo kubera ko urabizi mu biryogo ndi nka kavukire wawe bo bakabihi nabo ntibashaka ibintu byinshi bahita bakubwira ngo kibimeze bitese none bo banyise urufunguzo wallahi ubwo uzi none nk'icyane yo tukibonana nkakibwira ngo nitwa ki ngo witwa urufunguzo nkahita mubwira ni nitwa urufunguzo haraguruma warabuze niwe nari narabuze papa urumva wallahi ntago bizi ko wallahi n'ibyana byayagaye wallahi ubundi wabibaza nk'icyana wallahi subizi ko niki vini n'imivini niki niteka ibibizi ariko zero rurimi bari kuvugana na Sky tu barwita ngo iki ruriya rurimi barwita igifefe ko no kuvuga ngo n'ururimi rw'abatipe nka bushara rumubashije yahita rukubwira none sa nkubwira nk'ikintu bushaye tu nk'umuntu nubone ndabizi mu biryogo mwaratigitanye hejuru hasi na Slum Drip uyu muhungu nawe niyo wamuhamaga nukuvuga ngo nkangiye Slum donc urumva iwabo wa Slum hari n'imiryango twakoreragamo iwabo wa Slum urumva rero yari genge ya Bushari na Betray na Slum n'abandi bapeti urumva icyo gihe kubera ko nari ndi hejuru cyane ubu byagiye bigenda bicikamo imbaraga kubera ko nacagwa yageza igacika tuka imbaraga zigashira
tugasigara nyine ku izina tu ariko icyo gihe ho nari ndemereye cyane kuko n'abari abatipe nabo bari bataratangira kunyunya ku mufungo donc no kuvuga ngo njye natangiye kunyunya umufungo bakoraga muziki ari n'abaniga banje urumva bambona ariko njye namanukaga Veni Police nko kubisima wallahi bushara gahita mbwira ngo kidama we shasha mani yabonaga ubwibone mpagaze nawe yahitaga buriya yaravugaga ati koko nanjye nzasa neza nawe yaratse ni neza ariko ntawanyihakana muri bo kabisa nta n'uwabona interview avuge ngo uriya mutipe ntagazwi kubera ko nabo barakubwira ngo nakamara ari kamaro wallahi shaka umuntu wese w'umunyamunwa i Kigali Jalas izina ry'Imana niba bishoboka ino video nyine iki kiganiro turi gukorana uze kugita ku rukuta rwawe wallahi niba tinyarira uvuge ati noneho ko views zirageze imanuka uri kuzibona uvuga ati yaraguruma wallahi ntuzani ndabizi yo mumaze iyo baba twikenda bazi ubu suzongera kumpamagara oya nzaguhamagara Jalas ntuzanyihene mwana wallahi ntuzanyihene ngiye kundemera izina ry'Imana mu ijuru Jalas wowe uri niniga niyo nanagutwikira ntibyambabaza kuko nanjye nashimishwa no kubona wanyunye nawe uri kunyuraho mu mutaka uri kwikaraga ntabwo uzi ko turabibone wallahi oya ni umutaka ni umutaka papa si umutaka se urumva kuko urabizi nose Jalas reka nkubaze ibintu ubundi umunyamugi hari ibintu bitatu abazi umunyamugi abagomba gutunga passport turumvikana nicyo kintu cya mbere kuko akakanyerega Jalas diri shobora kuvuka excuse me gato diri shobora kuvuka diaspora agahita avuga ati umuhungu namukunze ariko niki ndashaka ko tubonana agahita ambwira ati manuka tega indege genda hariya kuri Rwanda Air namaze kugukatishiriza ticket uhita ufata indege duhurire Nairobi urumva iyo udafite passport ibyo birahagarara turumvikana neza ikindi cya kabiri umunyamugi abagomba kuba afite umukanda afite ibyangombwa afite kategori kuko hari n'igihe diaspora igukunda igahita ikuremera umutaka iyo nta kategori ufite urabizi uhita winyarira aho ngaho zihita zanga Jalas wallahi nkubwije ukuri none ubwibone bwa nyuma ujye umenya ko navukiye ku Kivu uziyo ndi gukubita plonge wallahi niyambariye ikariso uhita uvuga ati cyakora uyu mwibone turi kumwe we nago bibaho kuko wallahi n'ababire mbansanze kuri swimming irahari itaribura bahita bavuga ati noneho kare akaniga gatangiye kwikaraga mu mazi kuri akadutwaye ibyana birarangiye baragushungira kwa Madame Samari abakoboye bagiye kuzanyica shumi baranyishisha ntacyo uzajya ubitsimba muri ako kantu ukiba wegetseho buryo ntago bamenye ikiri gutekereza wallahi karahure kabakemewe kubera ko nizuba urabona niki akazuba ni gake nubwo karimo kararenga ariko ni bwa bwibone mister ni ubwibone wallahi kano bararira then none wambashije ngo ikintu kigeze kumbaho kikandemerera ni iki kintu cyambaye kikandemerera urumva nagiye Gisenyi nari mfite amadolari agera nko ku 1000 urumva icyo gihe byari nk'ibihumbi 800 kurumva nari nagize chance cyane urumva iyo bagiye kumanuka Gisenyi yahiye amasengli ibintu nk'ibyo abantu baba bikeneye nuko iki gihe abacuruzi babaye benshi akaza abatipe barangije kwiga benshi bagenda babura akazi baza mu bintu bya style atari n'ibyabo ariko wenda kera nk'abantu bambaye style kera baza abanigaho bita bakikipeti nubwo wenda bagiye bazima niki akakanya bakaba batari kugaragara kuri street ari yagize ibibazo yaje kunywa ibikoresho ibintu nk'ibyo bishaka kuba birebereho n'iki urabizi urubyiruko rwinshi urabikoresha erega n'abatipe bake cyane wabona mister bakunda swege badafata ibikoresho niyo bifashe unywa ka drink niki kugira ngo ubwibone buguma aho ngaho square papa urumva rero nagiye ntubizi niki nilenge yayo niki urumva utakamena ubwo rero urumva ikintu cyabaye nta kindi Jalas nagiye Gisenyi nari ndi kumwe n'umutipe wanjye bita Chris ndi kumwe n'umujama witwa Roger ni grand frère wa Mutsinzi yanje then noneho urumva twari twarafashe crib niki muri LCD mu kizungu buri muntu wese yarafitemo chambre urumva amashori yarahari urumva ibyana byari bihari ubwo tuvuze amashori hari ukuntu umuntu atabyumva neza ariko ishori n'aba baby n'ubundi urabizi ubwo nari mfitiye kunama yanjye bari bantanzeyo bari kumamagara urumva ngiye nabanje gukora akazi kuko ngiye nazamutse nyuma namaze guha abantu style kuko umuntu wese wageraga hari ahitaga ambwira kidama Paris Nyabugogo kubera mbutiyaje urabizi iyo hari show jam banyinshi Nyabugogo tega bike unzanire poro ibintu nk'ibyo kuko nanakoze cyane uwo musi ndabyibuka nibwo nahise njyana moto kuri Simonize kuko yari bori remereye cyane barayisimoniza icyo gihe nabaga ku Mumena ndabyibuka hafi ya stade nsiga Cosmos bari kwisimoniza hari inyuma ya Rocapriniki umutipe wanjye wayimpanaguriraga kuko mani ni bike y'ubwibone mon cher ni bike y'ubwibone kubera ko yamenetse ibiboro by'imbere ariko urumva abanciye amadolari nka 800 gutyo urumva rero krize zahise zizamo ntago yahise aboneka ariko boro yangira cyahari ndayifite remix yari gihe nazagaruka nibigenda neza nyiriho muri interview tu nkabanza nkabaterera naga try bakabanza bakabona ubwibone
muri boxer yawe kuri ubundi nambara mini ubundi none se umuntu wese uzi kidama azi ko nambara ikabutura gusa none se niyo ubundi hari n'igihe nishora imbona nambaye ipantaro ngo uyongo uzi ko aribwo bwa mbere kinkubonye wambaye ipantaro none uzi ukuntu ibyana bingusha shajara ubu koko nzi diaspora nzamwifatira ryari kuko wamba bari ukabingira mushama oya bari singa abasose bari kureba wallahi urumva bari kureba kabisa umufana wanje rero wese uri hano kidama umuhungu wanyu yigeze gukora accident pe yagiye muri show ni mama nari ngiye muri show kandi show iremereye cyane urumva icyo gihe balenzo bari gukora akazi ndabyibukiye icyo gihe hari yagezweho indirimbo bita saranganya urayibuka iyo ngoma akuka wallahi iri gukora ibintu wallahi abana babaga babunoje wallahi kuri swimming hariya tuva Rito Paris tujya Lakeside uva Lakeside ujya kwa nyanja uva kwa nyanja uzamuka ruguru kuri Kotoni wallahi hagurumanye icyo gihe ndabyibuka reka mbigarukeho gato please mumbabarira abafana ntimubibone nabi ndabyibuka ko iyo show iheruka nibwo Mila nyakwigendera yari akiri ku isi y'abazima ndabyibuka ko twagiye ku nzozi ari mu gitondo ari muri honeymoon n'umugore we urumva rero icyo gihe nkibutse nanone kinyibutse ibintu byinshi kuko biraya yaracuranze kwa urumva rero urumva nyakwigendera Imana imuheruko ridashira yari umuvandimwe ndamwibuka kuri za Bougainville twajyaga dusohoka kabisa umuhungu ebana akadutwika tukagurumana urumva papa kuko twebwe twatangiye kurya hiterega abasani bataraba benshi nose jarasireka nkubwiza ukuri impamvu ubona ntayagara cyane abasani babaye benshi nose uribaza ukavuga ati sabasani ko bamaze kuba none ibihumbi n'ibihumbi none nge hari abasani benshi ubu ngubu sinye nabazi kubera ko nsigaye mbona abasani ngo uyu munsi hari umusani ngo nejo hari umusani ngo nejo mundi hari umusani none ngewe umva nkubwire nibereye baby cake kuba baby cake nabonye ibyo bintu nazabivamo nose jara nzakora ikisha papa ari silenge ntuzajya avuga Skype yitwa kuzibura nshiki urabizi ibyo ari urumva niyo naba ntabizi nge mpita mbyisobanurira kuzibura nshiki ni nk'iki kibwira iti kiri ikini ne gikimye kimye urumva papa mukuru urumva Jaras urumva narigenje pe rero ndabyibuka kuko urumva abanyakigali bamwe urabizi twebwe abantu b'i Kigali dukunda show cyane bamwe baramanukaga bakarari Musanze bakabanza bakarya show then noneho abandi bakaza kumanuka mu gitondo urumva ngiye kubera ko nari mfite iriya kunama yanjye kandi iriruka cyane nahise mfatiraho ndari Bugoyi ndabyibuka navuye i Kigali nka saa 4 z'ijoro saa 5:20 nari ndi kuri Rito Paris Lakeside neza ndi guparika wallahi nyikiri kumanuka wallahi niba ubona iriya rompo ya Gisenyi papa nayifungishaga Vitesse wallahi umwana ikibuye akacyumva ari hasi wallahi namanutse bakanuye bavuga to none wo mupetuje izina ry'Imana wo mwijuru iriya boro niyo nyitekereje umutima urandye sha nicyo kintu cyambabaje shumi kuko nakoze accident urumva nkihagera sinigeze nduhuka kaske nahise nyishyira mu modoka muri ndabyibuka muri boro nyine ya nakaboro kaka decapotable n'iki kumuniga wanjye witwa Chris Kora muri UN abandi bari bafite amamodoka ama compressor ama Volkswagen ibintu nk'ibyo niki urumva ningiye muri cricket twari turi kumwe mu ikundi nandi kumwe nayo ningiye wari ufitemo bike nyine urumva ningiye wari ufite ifoto ya Danje kuko buri umutaka nagatwikiriye turawemera kuko imvura iguye ntunyagirwa ariko kuri beach papa bike ni ibiri kugukoma kuko wallahi no bike nari mfite iyo wicaye uburi hasi noneho umwana w'abari hejuru abayagufasha ndabyumva ameze nk'ahetse mbabarira uzi noneho Buci yari yambaye umwana twamanukanye izina ry'Imana wo mwijuru nari mfite ubundi nari mfite wamanukiyeho ubusubwo urumva bibaho wamanuka nta teka ujyanye shambabarira papa so bwibone urumva rero accident nakoze niyo yagize wamanukiye ariko wageze aho umanukiraho nageze aho rwose sha rwose namanutse Bunyama rwose ni bufi rwose kuko nago shambabarira ni Bunyama ni Bunyama we ni Bunyama urumva rero icyo gihe ikintu cyabaye sha nakoze accident pe nkora accident ntari mbyiteguye ariko Imana irandinda kuko ndibuka nagiye muri hospital ari Gisenyi saa 9 za mu gitondo urumva sho zarakomezaga Roger nari mpetse Roger grand frère wa Mutsinzi yanje yakoraga icyo gihe mu Ruhengeri nawe niho yari afite office then ikintu cyabaye yakobotse hano nanjye ngira agashoke hano ku kaguru docteur aje mu gitondo urumva namazemo nk'amasaha nk'atatu ebana ahita ambwira ati Petit wagize chance ntago wigeze ugira ute ntago wigeze igufa riturika tu ebana niyo
niyo boro yambayeho nyine numva yari imbabajemo ukuntu ariko menye ko igufa nta kintu ryabaye kubera zamene zanjye mba niyambariye n'ubundi nta panaro nari nambaye ngo irajya gukora inoneke abaniga banjye bahise baza kumfata rwose bari mu makaba danje bahita bambwira ati nta n'imiti uzanywa we tukujyana ahubwo mu mashyuza bajye kugukandira wallahi iki gisebe cyakishijwe n'amashyuza amashyuza urayazi ni sauna y'amazi ji batetsemo ubundi nagiyemo wallahi nsanga hariya akana k'akabebi keke karankanda neza cyane ebana isamake yari iri hariya noneho wallahi yari integereje ubundi nibwo nari nimanukisha ubundi se ubu ndacyamanuka mwana ji ubu ngubu waba warariye ifi ya munyonyo ukambwira ngo wallahi ifi z'i Kigali ngo wazikumbura shamba bari ubu ntabwo kumbuye yuji shaje mwakoze ubuvugizi uriya mupaka ugafungurwa kuko tugasubira kurya amafaranga mwana ubu turayarira he kuko ntabwo byoroshye Shajaras none se sha umva nkubwiza kuri Goma wapi ubu nukujya tujya Zanzibar nuko nyine agafungo niki tuba tukiri kugahiga urumva lockdown kubera ko nayo biri guteramo niki bikaze urumva ni bwa bwibone ntago bimeze neza cyane muri no misi ariko urumva twebwe nk'abapeti n'ubundi erega dutunzwe n'abafana bacu mwana none se ubu wambwira ngo mwana none se ngira iduka rivari kagera kwa Makuza ariko Jaras wowe nubona umukapo niyo yaza hano kuri televiziyo cyangwa se kuri radio akakubwira ati nkeneye stamp ninde wundi wahamagara none se hari undi muntu ugira ishati ya caguwa none se nuwaye none se ubwo urashaka kujya kwambara ibintu byo mu mujyi bushyire mu mazi ubwiza bugahita bushira waje nka kwihera style mwana wambara imyaka 5 itaranasaza ukagakenyereraho wallahi ukagakenyereraho papa mukuru buse we nago kumbuye stamp urabona ko ndi guhumura ariko papa ntago ndacuye nubwibone urabona rwose ni urabona niki nakicungo noneho oya nayaza ahubwo urabona oya nkunda miruwari mwana mbabarira ibyo uri kunzanamo ntago mbizi urabona ndi kuyaga ubuswege zatangiye kunshiraho ndumva n'ikiganiro mu kanya magamba akikunshirana zukunda icyo kere ntagikunda naga ari ikintu kigukorera ndi kugurumana rwose ntubona ko wallahi no mu mashusho ntakiri kugaragara papa ndacyari kugaragara mwana rero reka ngushimire twaganiye byinshi cyane ariko nagira ngo wenda abantu barakubuze nakubeshye pe nanjye kandi nari mbarimo uruba rero nagize bana ndakunda bana ariko bya yose hari abantu bamushaka so rero kuri no nshuro ya mbere nagira mbere ko mufite twabonanye ubutaha nzaza hari abantu bakuntumye oya ubutaha rwose abafana banjye umuntu wese ukunda Kidama ukunda umuhungu ukunda urufunguzo naba narakwambitse neza twaba twarahuye nka kuganiriza ukinyarira ugaseka n'ubu ndacyahari ubutaha remix n'ingaruka nzaza nambaye ibirombe kubera ko nzaza nakanze cyane kubera ko wallahi umuhungu aramamagaye bana arambwira ati Kidama nsanga hano tuganire sinari nzi ko nje no muri interview wallahi Jaras numvaga cyakora wifitiye nk'agashow wallahi anniversary yabaye none reba n'inyota iranyishe papa ariko abafana banjye ndahari Kidama arahari umuhungu wanyu abenshi bakunda kumva mvuze bakavuga ngo ingumani ngo Sky tumupfana iki Sky tu den umuvandimwe wanjye iterambere ariho nta kintu rimbangamiyeho biranshimisha papa Doboy niyo yakanyase Petini n'umwana mwiza cyane ntago ajya rya wenyine kubera ko ni gang yanjye Bible uri he ngwino tugende hari akantu njye nsangira na Sky tubita Marisori ako kantu uzaze nkaguyeho ariko utaravukiye n'ubundi dego ntago we niki urumva uzaze kabahantu bita ku muhima kwa ntama nkujyaneyo wumve icyo bita wallahi Marisori urayizi urumva urahazi hari umwihariko hagira rero witwa Marisori uzaze nkujyaneyo oya nakantu ko kurya ariko ako kantu iyo kariye wallahi abasirikare bahita bagaruka ubyumva wallahi umusirikare wahita garuka kuko wallahi umva nkubwiza ukuri niba uzi inyama z'abaswahili zo mu bitunguru urazizi iyo Marisori noneho yo wallahi nyama vitunguru unayo wallahi gra wangu uzi noneho Marisori yo irenze inshuro 10 kuko yurayirya wallahi umva umuntu areba uruhu rwawe agahita yibonamo sinakubwiye ko amazi bayafurisha bakanayakoropesha ubutari bwo barya gisinjya ndyo buto bw'ijana mwana ako subwo warya ubuto bw'ijana wallahi no wevuze kaba umukara ese nge ko natera black shampoo ntago bizi shamwana ni bwa bunyobwa wallahi bumeze nk'ubuki bwo muri Tanzania mbabarira sha wallahi mbwira bizima mwana mbwira bizima rwose kuko dore niki mwana nasubiye ku kazi ejo wumve ngo sindanibanura mwana usuranyuza ahantu sha reka turebe tu Jaras thanks kabisa ndishimye cyane guhura nawe nago narinzi ko wallahi waruje kuebana abafana abantu bakuriye akantu kuko abafana barambuze kuko ndabyibuka nago meruka media kabisa simeruka ku rubuga kweri abantu barankumbuye abafana ba Kid Bible aho muri hose ndabizi mfite abatipe man kuva Boda Rusumo kuzamuka East Ingoma kuzamuka Kabarondo kuzamuka Kayonza KY kumanuka Umutara urumva ebana kuko Jaras twaryoheje kera man papa cyangwa yigeze asohokera mu Mutara ahantu
bariya batipe batufoliri batufoliri urabibuka ba Pius biga ku Mutara Polytechnique dusohokeraho bita muri Filoki icyo gihe urabyibuka ubu se Filoki barahazi shabyibore ubu se ndi umusaza wa kera mwana wallahi ubu se kwa Nyiraroke barabyiniye mwana ubu wabumbwira iki koko nubwo ibirori byahagaze ubu hari icyo twicuza ubu sinagakwiye kuba nanjye mfite ibyondo byanjye ndi landlord papa hari abavuga bati twarakanyakanye tuzi beseri oya za beseri nizejo bundi urumva za beseri nizejo bundi gusa no to baby gusa niki ntago papa cyangwa nibumve namurasheho ndabizi abantu bakunda commentaire cyane ya gusa ntago deja azikuririmba fresh nanone hano ndi mwitangazamakuru sinabisha ariko muhuye ntago ubona ko ari umwibone kuko hari umuntu gukupita ubwibone ugahita winyarira ukavuga ati cyakora uyu niwe nabuze niwe muganga yanyandiki none sai kuri amuniga nanjye tujya duhura rwose nkabona ninjye bayagariye nkavuga ati se kwa ndushize na kandi ariwe papa cyangwa nkabona niba muzi nkabona bari kwirebera umucongo wa Kidama ngo Kidama salama kiki Shori none wazo ziba zasaze oya abana bo barinyariye rwose kuko wallahi Jaras tutabeshye hari mbabarira rwose izuba ribaye ryinshi reka ikiganiro tukirangize rwose tutabeshye hari shori y'Ikigali nimwe tutaziranye wallahi mbabarira umbwiza ukuri kuko no twahuye niki nangera niki umuntu ababikora neza niki nayira gukumbura sha ntago ubizi mwana baragukumbura wallahi ni bwa bwibone Shaki asante rero reka ne kukwicisha izuba kuko naba ndi kwica umuco oya sinkunda kwica umuco wa ki sinkunda kuyaga urabizi n'umuntu wese uzi Kidama sha mutabereye rwose bahungu banje batantine bacu abamama bacu bamfite n'abatantine b'abashuti banje abo bita ba mama Naise ebana b'abameri banje abo bita ba mamchulo mamishu hariya mu Biryogo mami ucuruza amavuta ebana niwe muntu umpicyangwe ibintu by'amaparfum ibintu nk'ibyo nabo n'abamama b'abaswahili kandi b'abanyamugi cyane rega ari ibintu utabeshya Jalas tutarasoza utari umunyamugi ntago waba ufite izina mu Biryogo manuka abo bapeti bose ngo ba Starboy ba Prosper bo nabasaza tumananye iminsi muri showbiz urabizi niki ariko wallahi iduka ryose ninjiyemo fata ku mavuta umunsi wa mbere yambonye ahise ambwira atako se peti yangu ubundi wowe iyo ni CD cyangwa ni umucongo hahise hagurumana babarira ntangiye gutranspira papa asante bro wakoze pe wallahi respect kabisa ndishimye cyane peace and love Kid the Bible ndacyahari umuhungu ndi kubategurira ibintu byinshi manager aza kuboneka muzike nanze kubakorera umuziki w'amafuti ndashaka kubakorera ishusho Mr rya shusho nzajya nkora nkarikora uri kubona ndi gutera plonge ndi kugwa muri piscine wallahi ndi kugukubita ubwibone ufite bakaru kubufi papa none se erega navukiye kuri Douane iyo uvukiye ku Kivu wallahi ntubizi Kembi Kamembe Ersel usizi ntago yizi maze barakubwira ngo n'umusaza yagezeyo yaravuze aya $1 sinayasiga uracyamubona se ona kubwiye wamumenye Tino uzahana siga yaba Tino yageze Rusizi baramufata sha rwose yumva yabwiye umukoboyi wanjye ati sinahava niyo wanyica abanyakigali mbaye mbaretse kuko nageze mu madara yabonye ahindukira bari yarahindukiye uba ari Kigali yaje kurya $1 mwana remix kuko umuzahirwa hariya service ayikwaka guhereza sawash service ayiko akaguha sawash ariko umuntu w'Ikigali wallahi niyo umukoreye ikintu yaguhaye inyama ebyiri ngo bwaba yumva ko zibitangaza yo asante bana ya respect kabisa ebana much respect ya thanks kabisa bro peace and love abafana banje ebana ndabemera cyane ndacyabategurira ubwibone remix nzagaruka ku dusuti niki yaba nakoma kugira ngo agapididi ya ntubizi nzagaruka nambaye izo bita linene wallahi wallahi asante neza cyane